Ibihe byiza cyane kuri wowe mukunzi wa Kigali Tube, nawe udahwema kudukurikirana umunsi ku wundi n'iby'agaciro. Komeza uzajya udukurikirana, natwe ntabwo tuzahwema kuguhereza amakuru y'imyidagaduro azajya abagezweho, haba amakuru yo mu Rwanda, muri Afrika ndetse no ku isi hose. Reka nizere ko wamaze no gukora subscribe kuri Kigali Tube ndetse wamaze no gukanda akazogera kugira ngo hatazagira inkuru n'imwe izajya igucika. Amazina yanjye nitwa Ikwishimwe Emmanuel. Nubundi nta yindi nkuru iri kuvugwa cyane mu bitangazamakuru byo mu Rwanda, ku mbuga nkoranyambaga, kuri Twitter, Instagram, kuri Facebook, ahantu hose, ku ma radio stations, ahantu hose nta yindi nkuru iri kuvugwa usibye inkuru ya Prince Kid cyangwa se Kagame Ishimwe Diodone cyangwa se Prince Kid nkuko yamenyekanye. Akaba ari umuyobozi wa Rwanda Inspirational Backup itegura Miss Rwanda. Yatawe muri yombi ku itariki 25 ukwezi kwa 4 2022 hari ku munsi wo kuwa mbere w'icyumweru gishize. Ubu ngubu bamaze hafi ibyumweru bibiri atawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, nk'uko byatangajwe n'umuvugizi w'uru rwego RIB nyine witwa Dr. Murangira Thierry. Niwe wabitangaje ko bataye muri yombi Ishimwe Diodone akurikiranyweho icyaha cyo guhohotera cyangwa se cy'ihohotera rishingiye ku gitsina ryakorewe abakobwa batandukanye bitabiriwe Miss Rwanda mu bihe bigiye bitandukanye. Ibyo ngibyo ntabwo bikiri inkuru ndetse byinshi cyane kuri no case mwamaze kubyumva, ahubwo igihari nuko dosiye nk'uko byari byatangajwe n'ubundi na Dr. Murangira Thierry ko bari gutunganya dosiye kugira ngo bashyikirize ubushinjacyaha. Dosiye yamaze gushyikirizwa ubushinjacyaha. Dosiye irimo ibyaha 3 turibuze kuyigarukaho ndetse tunagende tumenya ese ibyaha nibimuhama azafungwa igihe kingana iki. Nibyo ngibyo tugiye kugarukaho. Gusa iyi case yamaze kuba nini cyane kubera ko na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yayigarutseho ndetse anavuga ko yanacuruzaga abakobwa. Byose turibuze kubigarukaho, uribuze gusobanukirwa na buri kimwe, we bana nanjye. Hanyuma mbere gukomeza gato yari koreka mbanze nkubwire company yitwa Frame Shipping Limited. Ni Frame Shipping Limited ni company yagufasha kohereza ibintu hanze y'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se kubitumiza bikava imahanga bikakugeraho mu Rwanda mu minsi mike kandi ku giciro kiri hasi cyane. Uramutse ukeneye gukorana nabo wabahamagara cyangwa se ukabandikira kuri 0788 ubundi ibintu byose bikagenda neza cyane, ibintu bikugeraho mu minsi mike kandi ibiciro nabyo biri hasi cyane. Hanyuma reka tumaze gutumikira ababa badutumye, reka duhite dukomeza n'inkuru yacu. Ni Prince Kid, ni inkuru nyene nkora mikubwiye imaze igihe kirekire itrending ndetse yanagarutsweho na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, avuga ko abagabo bameze nkawe bagomba gukurikiranwa ndetse asaba abakobwa cyangwa se abahohoterwa mu ngeri zigiye zitandukanye ko bagomba kujya batinyuka bakavuga kugira ngo ibyo bintu bicike i Rwanda. Ibyo ni byatangajwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Hanyuma reka duhite dukomeza n'inkuru yacu nyamukuru y'uyu munsi. Ni ibyaha 3 bishinjwa Prince Kid. Prince Kid akurikiranyweho ibyaha 3. Dosiye ya Prince Kid kandi yamaze gushyikirizwa ubushinjacyaha. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwashyikirije ubushinjacyaha dosiye ya Ishimwe Diodone uzwi nka Prince Kid uherutse gutabwa muri yombi akekwaho ibyaha bifitanye isano n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina yakoreye abakobwa bitabiriye irushanwa rya Miss Rwanda mu bihe bitandukanye. Prince Kid wari umuyobozi wa Rwanda Inspirational Backup itegura Miss Rwanda yatawe muri yombi ku itariki ya 25 Mata 2022 hari ku munsi wo kuwa mbere w'icyumweru gishize. Kugeza ubu ngubu amakuru dufite nuko RIB yashyikirije ubushinjacyaha dosiye ikubiyemo ibyaha uyu mugabo akurikiranyweho. Iperereza ry'ibanze ryagaragaje ko Prince Kid akekwaho ibyaha 3 ari byo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato, gusaba cyangwa gukoreshimisha mubiri rishingiye ku gitsina no guhoza undi ku nkeke bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina. Ibyo byaha uko ari 3 nibyo byaha Prince Kid akurikiranyweho ndetse dosiye nk'uko nabikubwiye yamaze gushyikirizwa ubushinjacyaha. Ibyo byaha byose kandi turibuze kubigarukaho ndetse ngende nkubwira nibimuhama imyaka azafungwa cyangwa se azakatirwa ndetse n'ihazabu y'amafaranga azagenda atanga. Icyaha cyo gukoresha umuntu imibonano mpuzabitsina ku gahato gihanishwa imyaka iri hagati y'imyaka 10 ndetse n'imyaka 15 y'igifungo n'ihazabu iri hagati ya miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda ndetse na miliyoni 2.
naho icyaha cyo gusaba cyangwa gukoresha ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina, icyo cyaha cyo gihanwa n'itegeko rihana ibyaha bya ruswa, gihanishwa igifungo cy'imyaka iri hagati y'itanu ariko itarenze 7 ndetse n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda iri hagati ya miliyoni 1 ndetse na miliyoni 2 y'amafaranga y'u Rwanda. Icyaha cya gatatu Prince Kid ashinjwa ari cyo guhoza undi ku nkeke bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina, gihanishwa igifungo kiri hagati y'umwaka 1 n'imyaka 2, hakiyongeraho n'ihazabu iri hagati y'ibihumbi 100 n'ibihumbi 200 by'amafaranga y'u Rwanda. Ngira ngo byose mwabyumvishe, ni ibyaha bitatu, kimwe ni imyaka 10 itarenze 15, ikindi ni imyaka 5 itarenze 7, ikindi ni umwaka 1 ariko imyaka itarenze 2. Dosiye yamaze gushyikirizwa ubushinjacyaha, ibyaha nibiramuka bimuhamye azafungwa imyaka myinshi cyane. Umuvugizi wa RIB Dr. Murangira Tsiri nawe yatanze ubutumwa bukomeye cyane abwira abahohoterwa kudahishira amakuru ndetse no kudahishira abo ngabo baba babahohoteye kubera ubwoba cyangwa se gutinya, ahubwo bagana RIB bagatanga ikirego, hanyuma abo babahohoteye bagakurikiranwa, ibyo bintu bigacika mu Rwanda. Ibi bintu birarambiranye cyane, gusa ntabwo bibera muri Miss Rwanda gusa, no mu nzego za leta nk'uko nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda bitangaje, biberamo ahantu henshi cyane, birakorwa cyane. Ugasanga abana b'abakobwa bari gusabwa ruswa y'igitsina cyangwa bari guhohoterwa mu buryo bugiye butandukanye, ihohotera nyine rishingiye ku gitsina, ugasanga ntabwo biri kuvugwa. Ariko nk'uko nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yabitangaje Paul Kagame ndetse na Dr. Murangira Tsiri umuvugizi wa RIB yabitangaje, ngo abo bakobwa bagomba kujya batanga amakuru kugira ngo ibyo bintu bicike. Gusa ingaruka zigiye kuba cyane nuko Miss Rwanda ishobora kutazongera kubaho, cyangwa se Miss Rwanda igatangira gukurikiranwa na leta, cyangwa se nkuko byavuzwe na benshi igatangira gukurikiranwa na Imbuto Foundation. Nkuko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda aherutse kubivuga nyine muri speech aherutse gutanga, yaragize ati Miss Rwanda ntacyo itwaye ariko nubundi ntacyo itanze. Aya magambo ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yavuze yatumye abantu benshi batekereza ko Miss Rwanda ibyayo bishobora kuba bigiye kurangira kubera ibintu bikorerwamo ndetse bikanakorwa n'abaritegura, ndetse yanavuze ko hari abantu bateguye imishinga kugira ngo biboneremo inyungu zabo, nyamara abagenerwa bikorwa cyangwa se abitabira ayo marushanwa ugasanga inyungu bari kubonamo ari nkeya cyane. Ikindi kintu dutegereje kumenya ni ukumenya ese Prince Kid ibingibi byose yabikoze wenyine. Hari amakuru agenda avugwa n'abantu bagiye batandukanye, ukumva ngo hari abantu bo muri Volcano bafatanyije na Prince Kid, ukumva ngo hari abantu bo muri Koje Bank bafatanyije na Prince Kid, ariko ntabwo turabona statement ya RIB cyangwa se abafite ahantu bahuriye n'iperereza riri gukorwa bashyira hanze abandi bantu bafatanyije na Prince Kid. Gusa iki cyaha kirakomeye cyane ku buryo bigoranye cyane ko ari Prince Kid wabikoraga wenyine. Turategereje ngo tumenye ese abandi bantu bafatanyije na Prince Kid nabahe. Uwitwa Miss Mutesi Jolly Miss Rwanda 2016 nawe ashyirwa mu majwi n'abantu benshi avuga ko ari we watangaga abo bakobwa mu makampani yatandukanye ibyitwa passe mu mvugo z'iki gihe, ariko nawe ntabwo turamenya ese arahana huriye n'ibi ngibi. Hari amakuru menshi atarajya hanze, ariko impamvu ndi hano no kugira ngo nzajye nkukurikiranira buri kimwe, buri makuru yose uzajya agenda asohoka uzajye uyabona mu bambere 5 kuri 5. Irushanwa rya Miss Rwanda ntabwo tuzi ngo rizakomeza, gusa ubuzima bwaryo reka tuvuge ko buri mu kangaratete, nubwo binagoye cyane kugira ngo umubyeyi azongere kumva ko agomba kohereza umwana we muri Miss Rwanda nyuma y'ibyavuzwe byose muri Miss Rwanda. Ihohotera rishingiye ku gitsina, ruswa y'igitsina, ruswa y'amafaranga, ibintu nk'ibyo ngibyo kugira ngo utware ikamba ari ibintu bigoye cyane ndetse byitwa kata. Biragoye rero ko uzongera kumvisha ababyeyi b'Abanyarwanda kugira ngo bohereze abana babo muri Miss Rwanda, ni ibintu bitazoroha habe na gatoya. Andi makuru n'ubundi tuzajya tugenda tuyakugezaho 5 kuri 5. Wowe icyo usabwa no kubana natwe, hanyuma ugakanda subscribe kuri Kigali Tube kugira ngo tuzagira inkuru nimwe izajya igucika. Hanyuma n'undi reka nkubwire ya company yitwa Frame Shipping Limited
Limited ni company yagufasha kohereza ibintu hanze y'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se kubitumiza imahanga bikakugeraho mu Rwanda mu minsi mike kandi ku biciro biri hasi cyane. Mu bicyo usabwa ni kimwe gusa, bandikire cyangwa ubahamagare kuri 0788678790 ubundi baguhereza service nziza cyane, ibintu bikomeze kugenda neza cyane. Komeza kugira ibihe byiza, Imana ikomeze kubana nawe cyane. Amazina yanjye nitwa Ikwishimwe Emmanuel, kuri Instagram nitwa Ikwishimwe 13, wajya ugatangira ukankurikirana naho kazajya ugenda uhabonera amakuru agiye atandukanye. Komeza kugira ibihe byiza, Nyagasani Yesu akomeze kuguhereza amahoro menshi cyane.